ngo umugore witwaga Nyabintu none ngo n'uwo mugabo ngo akunda utujanga twumutse ngo umunsi umwe twumutse araduhwanya pe ngo adutereke ku meza umugabo ngo atorere umwanya ngo Nyabi ngo si ibintu none Nyabi nose ntutekere ntiwimagine ko hari ikindi kiri inyuma y'ibyo. No kuri kwimana nta kubeshya aho ngaho nari ntaratekereza ko wenda akeneye kuntereta. Ariko nyine nagiye mu modoka maze kumbwira ku kantu k'ibiryo aba ariho nshyiraho question mark. Izi service zose z'ubusa. Ntacashaka umwana wa Kagame nyine iminsi myinshi turi muri ayo ahubwo ngiye nkategereza uyu muginga yambwiye ari bubiki cyangwa nge mbimwibwirire nimba byamunaniye ariko ndabizi mwaryoheye n'iyi nkuru ariko reka mbabarize nano nta kibazo nk'umukobwa w'umunyamurenge akantu ko guteretwa n'abanyarwanda si cyane sibyo gushakwa mu banyarwanda ntibiri ubu nyine bimaze kuba nomo ariko mbere hari uburyo bitabaga biri easy kugira ngo bite bikorwa ntiwageraga kumva usa n'usubiye nk'inyuma ndamubona yanyohereje ifoto yiwe mbona n'umutipe udagira ukwasi tavuga tuyi nanjye wamumpa ariko sinabibubwiye nabitekerejeho gusa tu mu mutima ariko gashaka uwo hanze hari ibyo nkora ngiye sindi muri nimero ziwe yego njya muri rya duka ry'isombe barimo barantunganyiriza isombe ntahana mbona baje ari abatipe batatu harimo abahungu b'uwo mu mama nawe abo bahungu bari baje kureba nyina kandi nyina niwe utunganya isombe nawe arangije muraho neza nshuti bakunzi ba Afromedia Live aho muherereye hose ku isi turabakiriye tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana turizera neza ko ufunguye video uri muzima nimba utari na muzima n'ubundi Imana niyo igena ubuzima iryo ni igeno ry'Imana tugusabiye umugisha tunagushimira kuko wemeye kubana natwe muri aka kanya kugira ngo dusubire twizihize dusubire twingeginge hamwe tufatikanye kunezerwa cyangwa se kugira ico twubaka muri societe turimo. Kuri Mike muri kumwe na Director Gabi ni kuri Afromedia Live nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umushitsi cyangwa se umutumirwa ico bita umutumirwa. Twifuje kugira ngo adusangize inkuru yiwe afite inkuru y'umwihariko cyangwa se yihariye ishobora kukwinspiringa wowe afite ibyo akora tuza kumenya afite byinshi tuza kumwumvaho tuza kuganira nawe iki kiganiro we utangiye aka kanya tukireke usubira inyuma hari akabuto ka back to backing kubera ko kiraza kuza kukumerera neza cyangwa se kiraza kugufasha uragira ibyo ucungukiramo. Muraho neza Ali? Muraho neza cyane. Meze biti? Tumeze neza cyane. Urakaza neza muri Afromedia Live. Asante. Urumva umeze ute? Ndumva nuzuye intebe. Ndumva meze neza nishimiye kugera hano kuri Afromedia. Na ahantu heza na ahantu hasa neza nahishimiye. Karibu cyane. Asante. Urisanga hano muri Afromedia nta huti Satani. Tugira ikintu twihariyeho nta huti kubashitsi. Tugisengere naje meze neza nipanze. Asante sana. Hano dukurikiwe n'abantu benshi bakunda ibyo dukora badushigikira babana natwe buri munsi. Baba bafite amatsiko yo gushaka kumenya umuntu turi kumwe. Ngaho bibwire. Ngewe rero ndi umuntu mugufi. Turi mugufi. Hari umuntu wabajije ngo se ngo nakoreka ndeke ngewe nitwa umukundwa Ali. Oye banza uvuga uko yabajije nta kibazo numara. Mu restoration. Ariko nyine mu magambo make ngewe nitwa Aline umukundwa niyo mazina niswe na mama na papa. Hanyuma nkaba ndi umugore. Pastor John yaravuze harantu twagiye mu bukwe ari kubwiriza abageni aravuga ngo ntimukemere kuba aba mama muze mu babagore rero nge ndi umugore navuye mu ciciro cy'aba mama ndaza kubakubwira n'ubambaza so rero nge ndi umugore urabitubwira turabigarukaho nta kibazo. Aba ndi umugore ufite umugabo umwe n'umwana umwe mwiza w'umuhungu witwa Ganza Israel. Mazina ari sawa. Uri umwana wa kangahe iwanyu muri bangahe?
turabana 6 abahungu 5 nkaba ndi umukobwa umwe nkaba ndi uwa 4 wacu. Okay. Nari nishatse kubaza iryo zina umukundwa kuko rifite rifite meaning nari ndibajije ariko ugisubizire ngo uri umukobwa umwe nanje mfite umukobwa umwe nzanumva ukuntu aremereye umukobwa baremereye niyo mpamvu bakwise iryo zina riri sawa. Waruvuze duhere kuri ico waruvuze umugore kubera iki umugore atari umumama kandi abandi bishimira kwitwa ba mama wamwita umugore ngo twakirengwe gora n'ubujiji gute n'ubujiji no cyane nuko nsigaye mvuga iryo jambo bakantuka ariko cyane ndibanda mu banyamurenga kuko ndiwe cyane niyo bafite iyo myumvire ntibabizi kwa abenshi bazi ko ari abamama kandi ngo kuba umumama n'ubusirimu ni bibi bagomba kuba abagore bakava mu bavuga ko ari ubusirimu ariko nuko abantu benshi bazi ari akazina kavugitse neza ngo ngure ngo twakire ngo n'uyu mumama wamwita umugore akugata umugore ni nyoko Yesu ndi umugore waso ndi umugore wawe cyangwa waso ariko kandi nyine pastor arabisobanura ejo bundi ari kubwiriza ahantu mu bukwe yigisha abageni avuga ngo umumama ubundi ni wa mumama wicaye mu nzu ushinzwe kubyara no gusaba no gutegereza ibiza aho yicaye no koza amasahani no kumesa ibirengeti uwo ni umumama. Ariko umugore ni wo wundi uhaguruka agafatikanya n'umugabo wiwe umwe agacaha undi agacaha nazana isukari nawe akazana umunyu nazana umunyu akazana imboga uwo niwe mugore. Wemera Bibiliya cyane? Yes, we Nazareth cyane. Sawa nanje ndayemera impamvu nyivuze nuko muri Bibiliya naho batavuga umumama bavuga umugore. Yes, ndagushigikiye izo ngibyo nanje mbiteyeho sahihi mbishizeho sinye nibahaguruke rero bave mu mumama baba abagore cyane. Asante ntiyakagira uzontuka rero nimvuga ngo umugore kubera ko mwumvise ko ari nabikuye asobanutse Arine ni muntuki cyo kibazo kiza kingora mwisi ngere nzambura icondi ndico hazi sa paparijo noneho njyewe ndi umuntu woroheje muri njyewe ndi umuntu ukunda ibintu byose binshimisha ikintu cyose kimpa amahoro muri njye niyo mpamvu ubona ngana gutya kibaju kabisa nanga ikintu cyose cya stress mu bwonko uwo ni we njyewe akari kose ubona kampa ibyishimo nkaseka nkarara neza aho hantu uzahantumire twamenya gute bigusetsa ni bisetsa rero no muri iminsi mparaye niba ari uko nagiye kuri social media kugira ngo duhite twumva aho tuzatugutumira naho utagomba kuza bakuntumira ibintu byose by'ibirori ibisetsa ni ukuvuga ibishimisha muri make ni ibintu noneho ubu nyine ndi gushimishwa cyane na kamera the beauty twaye kamasuka adahambiriye nicyo kintu kiri kunezeza muri iyi minsi. Ejo muri debate Biden yagiranye nanje ngo Biden Trump yagiranye na Kamala Harris noneho hari abarimo babikomantaho nyuma n'umwe arabaza ngo baramaza ngo niki wanenze iyo aravuga ngo yanenze ko babacaga mu ijambo moderators ntibatumaga bavuga bisanzuye nawe ngo usigaye ushimishwa na kamera none nagutumi uri kuri Afromedia ibi nibyo byishimo byanjye ngaho karibu rero ibi rero ko utabibonye ubu wakoze ikintu kiri muri bimwe binshimisha muri kunezeza cyane urakoze cyane uwo ni we njyewe naje ubwo ngubwo ngiza amanota kubera kuri hano cyane. Asante ngaho tubwire rero mu bintu byose bigushimisha ukunda iki cyane kiza kikunezeza kuruta ibindi mu bintu binshimisha nkunda iyo mbona umwana wanjye yishimye mu bintu biri kuri iyi si y'Imana ameze neza atarwaye karimo karakinagurika karimo kararya neza ndishima nkiyongera ikiro kiza kiyongera nkabimenya kugeza uyu munsi nibyo byishimo byanjye. Igikurikiraho ni ukubona the beauty iri gutumbagira reka mbaze ikibazo kimwe ku mwana ikindi duhita tuja kuri the beauty kuko ntiwigeze uyivuga uyu mentioninze ubu nyine ntituzi ngo the beauty ni iki sibyo ariko se uyu mwana angana gute? Afite imyaka 2 n'ukwezi kumwe.
aracyari muto nari ngize ngo wenda ni nk'umwana mukuru cyane akaba wenda ari nko ufite wenyine waratinze kubona undi ariko n'uwo nguwo byumvikane ko wenda atari vuba cyane ariko naracereshwe usa n'utinze ufite gahunda yo gukurikiza undi yewe apana umwe ngiye mfite tageti nta nkundira uwo twabyumvise kimwe 8 batandatu kandi baza bambaga 8 ni ukuri Imana ifashije ikabama 8 nababyara none kutinze yewe sinjewe bira bintu biragoye bira bintu n'izimana uragira ngo biroroshe bira bintu biragoye nyine iyo ubonye biraje uzubyakira mu gihe bitaraza nabwo uzutegereza none ngaho banza introduce The Beauty TV show. The Beauty TV show rero iyo nyigezeho nzanezerwa ni umuryango mbarizwamo mpagarariye ukorera kuri social media kuri YouTube ukaba ari channel yacu twafonze n'umuvandimwe wanjye tuyita The Beauty TV show niho ibyishimo byose tuzatubisuka niho tuzadusuka umubabaro wacu niho tuzadusuka byose amarangamutima yose kwini ni ukunda kuvuga ngo nukenera ibyiza uzabisanga kuri The Beauty ngo ibibi ngo ibipfuye n'ibizima byose niho biri so rero ni umuryango twisangamo twahahuriye n'inshuti nyinshi twahabone byiza byinshi tuhora n'amafaranga kuri wowe wisobanuye iki isobanuye isahani yanjye mu magambo make iriya ni isahani yanjye kuko kugeza uyu munsi iri ku mwanya nk'uwa 2 mu rugo rwanjye havuye papa Ganza hajaho The Beauty na Ganza gari muri papa Ganza ari muri se okay The Beauty rero abadukurikiye kuri Afromedia Live muzenguruke yari hirya mubashigikire nta kibazo nkuko nubundi mudushigikira nabo mubarebe icoroshe rwose nibamara bakomeza babone iyo sahani cyane nari nshatse kugira ngo twinjire mu kiganiro cacu twari tukiri muri kapetikere kugira ngo tubanze twumve ku bintu bimeze kuri The Beauty nanje ndumwe muri abo ngabo bagufana cyangwa se babakurikira nkunze kubona mugaruka ku muryango nubundi ntabwo utandukanye nabo muri introduction ntoya wavuze akanya gato tumaze ndi mu rugo uri mu rugo sibyo cyane nubundi wagarutse no ku mugore n'umumama cyane n'umwana urugo kuri wowe dusobanuye iki urugo kuri njyewe ni ijuru rito nkuko barivuga abanyarwanda gute nabonye ibintu byiza bibaho ku isi Imana n'umugabo apana kuvuga sawa kwi n'umugabo kagira inkuru umugabo ni rwo rugo u Rwanda baravuga ngo kagira inkuru n'umuntu kuyibara cyane buri rugo ntabwo ari amasahani ari mu kabati ntabwo ari ziriya ntebe ziri muri salo siriya myenda iri muri garderobe urugo ni umugabo ni umugore ngiye rero kuri side yanjye ni umugabo niyo mpamvu uvuga ngo umugabo ni mwiza ni rwo rugo arakabaho arakabyara byose wenda ninjiyemo aho cyane nari mfite ikibazo kindi nashakaga kukubaza mbere yaho reka nsubire inyuma nimara ndahita nkomerezaho ngiye kubaza ngo ni iki kintu uzwiho cyane kuruta ibindi kintu uzwiho abenshi banzi ko nta kintu ntinya kuvuga cyangwa gukora nakiyumvishemo icyo kintu nzi bazi ndi ikintu kiri aho uvuga ibije udatinya ikintu na kimwe ikindi ndi umuntu uzi gufayitinga njye mbyiyiziho sinzi ko n'abandi ariko banzi nzi kurwana ku kintu kugeza nkigezeho ko nimba kera bakuzi nk'umuntu udatinya icyo ari cyo cyose uko bakuzi kuzi no gufayitinga nyine ngewe gufayitinga n'ibyo byiyiziho sindumva undi muntu ubinyiziho ukubwira ko ubizi nicyo ngewe nzi cyane cyane iyo nishizemo ikintu making sure ko nkigezeho
kandi akenshi nkunze kubikora bikaba success bigakunda. Ukora iki? nkora kuri The Beauty, nkora dufite akandi ka business duhuriyeho n'umuvandimwe, dukora ibintu bijyanye n'ubwiza bw'abagore, twahuje amaraso. Dufite akandi ka business dukora, dufite agasalo, dukora makeup ku bageni no ku bandi bantu mu birori bisanzwe, tugakora inzara zabo zikajya ku murongo bene uko. Sawa, twinjire rero mu rugo. Waruvuze ngo urugo ni umugabo, sibyo? Mu gihe abandi bavuga ngo urugo ni umugore, njye navuze kuri side zibiri. Ni umugabo n'umugore. Urugo ni umugore, ariko kuri njyewe nta kibazo, ntabwo nigeze nkuvuguruza. Waruvuze ati nta kintu na kimwe kibaho ciza kuruta umugabo. None wari warajinze? Yewe none ntabwo nigeze njinga, nuko ubona ngana gutya ariko sinkuze cyane, biragaragara. Sindi mukuru pe. Sinari nakageze mu myaka yo kuvuga ngo najinze ngo usengera umugabo. Ntibigiye usengera umugabo? Naramusengeye kuko narabitojwe cyane nkiri muto. Baravuga ngo nubwo waba ufite imyaka 10 ugomba gusengera urugo rwawe, igihe cyose ruzaze rumeze neza. Kuvuga ngo naramusengeye cyane, ariko nyine sinari nakajinze. Nyine ukuntu wamuvuga ni nk'umuntu nyine namusanze. Mwabantu mwe mwumvise ko nta kintu atinya kuvuga. Oya natwe hano natwe hano nta kintu duca ku ruhande, ariko niba witonde. Nubwo ari wowe uyoboye ikiganiro, ariko mureke nkubaze, kubera ko wenda mvuze iryo jambo, nawe uzi sosiyete turimo ya Kinyamurenge, nubwo dukurikiranwa n'abantu benshi, hano dukurikiwe n'abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge n'abumva ururimi bose tutazi iyo bari. Yego. Ariko reka nibande cyane mu bwoko bwacu bwanjye. Umuntu wavuga ijambo mvuze w'umugore, uzababare ubambwire. Kuvuga ngo umugabo ngo ni mwiza ngo araryoshe, yoho ikirara kigendera cha Yesu. Kandi niko kuri, niko kuri. Nutabivuga ariko bizi neza ariko bimeze. Ariko wenda hari uburyo abantu batavuga ibintu mu mazina yabyo nk'uko byitwa, ariko babizi, sibyo? Kubera ko mu moko ari hano ku isi, abanyamurenge bashobora kuba aribo bagifite abagore bakunda abagabo cyangwa se baguma mu ngo bubaka ingo cyane. Nose urumva batabizi? Barabizi cyane, ariko ikibazo ariko ntibabivuga, ntibashobora. Nuko wenda ibo bagitinya kamera, ariko handi hirya bazabivuga. Se ni kamera kandi koko nyine yo muhure nko ku kibanda muri gukoresha iyo babawe barabivuga cyane. Nuko rero noneho tubabwiriye kuri kamera, kubera ko kamera ni igikoresho kidufasha kugira ngo ibiturimo bigere ku bandi cyane, siko? Kandi byiza. Cyangwa we kamera ni iki kuri wowe? Kurayikunda, bavuze ko uyikunda, nico kintu kiri kunezeza. Kamera nubwo wayicana saa 7 za nijoro ndi mu bitotsi, ndabyuka rwose ukama content. Sawa. Noneho twari tugiye kuvuga ngo hano nta kintu tugiye guhisha, tugiye kubivuga uko biri cyane. Kandi umuntu turi kumwe ni umuntu channel yiwe cyangwa se yabo akunze kugaruka ku ngo buri munsi niyo ndirimbo muje kureba nawe wagira ngo ndumazemo imyaka 100. None niki wasanze mu rugo gitangaje cyatumye uhagurukira kuruvuga? Ni byinshi. Mbivuge byose sinobimana. Ngaho tunyuriremo hano, ahuye ngo hano ntahuti. Ibintu nasanze mu rugo rero byatumye ndukunda cyane cyangwa nduvuga neza cyane ni byinshi pe, ariko wenda bike muri byo. Urugo njye nakubwiye ko ari umugabo, kuko urugo sari amasahani naje nikoreye, nawe sari amapantaro yaje yikoreye. Urugo niwe, ni urugo ni njyewe.
so rero ikintu cyanejeje cyane cyantunguye kigatuma mvuga ko rudasanzwe ni uko mu buzima nabayeho bwose bwa gikobwa cyangwa bwa gisiribateri ntigeze mbona umuntu mpanga wenda uretse umubyeyi wakobo ni inshingano baza umuntu mutonse rimwe mutakuranye mwahuriye mu bibanda ndutwara ibibanda mu muhanda ariko akakwitaho aho yicaye akagutekereza aho yicaye akavuga ngo ese ubu Aline yariye ese uyu mwenda akamuciye akakenda kamubera aho yicaye akaguhangayikira yani mana nyagasani uwo muntu abaho ntasanzwe ugize amahirwe rero ukabona uwo muntu yoho abona bake niyo mpamvu biba bidasanzwe umwitaho bingana iki wowe nimba wameze atyo wowe bigenda urumva niyo nakubwiye ngende kuvuga kuri side yanjye ngiyewe mwitaho kubera ko urumva agaciro muha nako nkubwiye umuntu ugukorera ibyo bintu urumva wamwitaho bingana iki wishura iki ndabimwishura da Imana iri mu ijoro rirema n'amanywa ngewe ikintu mwitura nta nicyo nabona mbimwituramo nta bushobozi burenze mfite nabona ikintu gifatika namushimiramo ariko nanjye naramubwiye ngo nzakubyarira abana umufiririzo igihe cyose uzumva ukeneye umwana nzapurentinga se nzakora iki nzamubyarira abana ariko nawe arabakunda cyane akunda abana cyane ku buryo azageza 8 cyangwa 6 bishoboye nkaba ngifite ubuzima buzima twabageze nta kibazo bifiteho nta na kimwe tubyumva kimwe sawa komeza twari tubaje ngo se wowe uzumwishura iki uwo muntu umeze gutyo uri kutusobanurira umwishura kumubyara none ibaze kuba narafashe ganza nkamugendana ngeragize n'ikibazo renda namurwarana cyane mutwite noneho ibaze ubwo buzima bwose nemeye gucamo muri y'amezi yose ngenda ntarya ndwara mpora mu bitaro noneho umunsi wo kumuzana barambaga urumva icyo kiguzi cyo namwishuye kandi ntiwumva ari ikibazo nubwo ndavuga ngo yaba yaraje n'undi bagasubira bakambaga nejo bagasubira bakambaga nkamwereka ko ibyo nkorera mbire konesa ubizi sawa ngahe dutere story yawe duhe inkuru yawe iyihe nuvuga ngo ugiye kudusangiza inkuru yawe nawe obviously niwe turiho kubera ko niho urugo rwahereye urugo rwanyu rwatangiye ruti guhereye he mpereye aho mbaje aho mwahereye he nawe twamenyane exactly hehe gute twamenyaniye n'urukundo rwanjye rero ni hano muri Kenya twavaga twese nyine twarahunze tuza hano muri Kenya mbaho ndi umukobwa mwiza pe nawe ari umuhungu mwiza maye wanje noneho nakoraga nyine ibyo nakubwiye dukora kugeza nyine by'inzara nkora mu gasaro noneho ahantu nakoraga iyo pilote nakoraga hasi nyine urabizi ko amaduka ya hano aba hasi iyo pilote abamo hejuru noneho akajya asohoka mu gitondo agiye mu kazi we yakoreraga mu mujyi akagenda agaruka kancaho agenda mu by'ukuri ntakubesha njye sinamubonaga sinari nzi ko habamo n'abantu ntamuzi nawe ariko ntiyanyitagaho yanyitayeho umunsi wo nyine umunsi Imana yagutunze itoroshi yanyu umunsi yacanga akagira mushiki we na mama we bacuruzaga iruhande rwanjye ho buki noneho mushiki waranyegera umunsi umwe twari inshuti urumva twari tuziranye naramuguriraga gushaka utuntu two kurya nkagenda nkabagurira igihe nashonje umunsi umwe mushiki warambwira ati uzi ko mfite musaza wanjye kandi akaba ashaka gushaka umukobwa wo hanze kandi w'umunyamurenge kandi nkaba mbona uri shapu ushaka ubuziranye n'abakobwa bo hanze bene wanjye tubigarukeho akunze kubisobanura wenda urabitubwiraho kuko umugabo we si umunyamurenge akunze kuvuga abanyarwanda akavuga ngo abanyarwanda ngo ni sawa ngo ni beza umugabo wanjye ni umunyarwanda uri umunyamurengekazi ushatswe n'umunyarwanda kugira ngo abantu basobanukirwe abanyarwanda bari hano abarundi abanyamurenge babyumve cyane ni ukuvuga ngo mushiki warakubwiye ngo mushakire umugore
wa musaza we kandi wo hanze anashyira biza kugenda gute nza kumushaka wo hanze wo muri Australia umushuti wanjye ndamubwira ati rero umunyamurenge ndamubwira ati rero hano hari umutipe ni mwiza pe ariko ni umunyarwanda ariko ni mwiza ukaba sekera waramumenye njyewe nayo ntaranamubona mu maso ariko yari yanyohereje ifoto yiwe utaramubona yanyohereje ifoto yiwe mbona ni umutipe udagira ukwasa ndavuga ati nanjye wamumpa ariko sinabimubwiye nabitekerejeho gusa tu mu mutima ariko ugashaka uwo hanze hari ibyo nkora nkora nimero ziwe yego noneho mpamagara wa mukobwa ndamumupresenta arambwira ati shani mwiza pe muhe nimero zanjye ndazimuha nimero z'uwo mukobwa nziha mushikiwe aziha wa muhungu wewe nawe ntimuraho ntabwo twigeze duhura urumva nta nunziranye nawe baravugana na wa mukobwa wo muri Australia baravugana barakundanye kera kabaye wa mukobwa barampamagaye wo muri Australia arambwira ati sasa uyu muhungu ndabona afite umuvuduko pe kandi nuko ntabikubwiye afite undi muhungu twari tumaranye iminsi ariko buriya kugerageza hose nta cyaha kirimo niko yansobanuriye ati none kumuhakanira byananiye nkora iki kandi mbese nawe amaze gukunda kandi akunze bombi ariko aravuga ati ariko kubera ko afite n'akantu gusa ko ari umunyarwanda reka nkomezanye n'umunyamurenge niko yambwiye ati sasa ngiye gukora iki ngiye kumubloka ambure nanjye mubure gutyo akubwira ambwira uwo mukobwa wowe umugiriye ihe nawe ndambwira ati nanjye rwose numva ari uko byagenda mubloke akubure nanjye nambaza nzamubwira ko nakubuze swati wahinduye nimero ntiwatubwira nzashaka ukundi nyine mbisobanura niko byagenze yahise amubloka aramubloka umuhungu arashakisha aramubura asubira kwa mushikiwe ati mbariza wa wundi wamuhuza umumbarize byagenze gute wa mukobwa wamushikira ambwira ati ibyo none sinabivamo akira nimero z'umwibarize anyibarize ngayo nitoroshye yaturutse Imana irebera umushiki atarambajije amakuru agahita amuha nimero direct aho niho Imana yinjiriye aravuga ati n'ubundi wajyaga he ku umuntu wawe ari hano haranga none harampamagara arambwira ngo ni njyewe ngo mushiki wa runaka ngo nashaka kubaza ngo wa muntu wampuje nawe ngo ko namubuze kuri telefone byagenze gute ndamubwasha reka ndebe reka muhamagare ejo nzakubwira ndijijisha ariko wowe uza amakuru y'uko byose map ndayizi ndijijisha bukeye ndamubwira ati nanjye namubuze maze igihe muhamagara ntabwo nimero yicamo ndamwandikira ntabwo yasoma ubwo nyine ashobora kuba yaragize ikibazo yarahinduye nimero cyangwa se yaragize ikindi kibazo tutazi ndamubwira uko nyine dutegereze nagaruka wenda azatwandikira kandi uzi ko yamublose nari mbizi neza 100%. urumva utari umugambanyi urumva noneho turamenyanye noneho yajya ku kazi urumva utari wagambanye ntago nagambanye nanjye nabuze uko namubwira ngo iyo umubwiye ati yambuye ko agiye gukuraho nimero oya urumva ntabwo nari mwisanzuye ku buryo nahita mubwiza ukuri kose nabimubwiye twaramaze gukundana ariko uyu mushiki we subiye inyuma yari inshuti yawe cyane yari umushuti yanjye cyane ibaze nawe kubesha umuntu w'inshuti musaza w'inshuti yawe urumva icyatumye mubesha ngiyewe ntago nari kumwisanzura yari Imana yari mikuremera Imana nayo ntawamenya urumva ikintu ngiye nashakaga sinashakaga kumubwira ngo yakwanze ko yakuri umunyarwanda waba ubaye direct cyane kandi ntago tuziranye pe nanjye namwe ati nanjye ubwo namubuze uko wamubuze nanjye niko namubuze nuko umubwiye ko ejo nzaguha igisubizo namaze kukimuha ahubwo kumubwira ko nanjye namubuze nuko noneho tuba tusa nk'abamenyanye mu gitondo nkabyuka nsangamo bonjour muri WhatsApp nagera ku kazi yaba avuye ku kazi akanca akagira gutya ngo ari bite agakomeza utarakamenya ko ari we cyangwa wari wamaze kumenya ko ari we urumva amafoto yari yayampaye ngo tuyahe wa mukobwa twanavuganye nari maze kumenya ariko nta kindi kibyihishe inyuma ntanatekereza ko umubona kugize utyo bona noneho ameze nk'ifoto cyangwa yari ameze
ifoto ariko sinahita ntekereza ko twakundana. Ntabwo ubona ni umutipe uri sawa cyangwa umutipe mwiza nubwo yaza mu gicuku twogenda nuko noneho umunsi umwe urumva byakomeje gutyo bigeraho turanaburana umunsi umwe ariko umugoroba sinjya mwibagirwa uwo munsi aho munsi yacu hari umukecuru ucuruza isombe ndavuga ngo reka ntahane isombe mvuye mu kazi pe hari w'umunyarwanda noneho ndavuga ngo reka ntahane isombe icyo gihe nari mfite dread ku mutwe njya muri rya duka ry'isombe barimo barantunganyiriza isombe ntahana mbona baje ari abatipe batatu harimo abahungu b'uwo mu mama nawe abo bahungu bari baje kureba nyina kandi nyina niwe utunganya isombe nawe arangije tuguma kuganira numva twari twamaze kumenyana ahita ambwira ngo shango dread zawe zirasa nabi kuko mu byo yakoraga no mu mujyi nabyo birimo cyangwa shaka wahora n'iki kubukene nyine bwa Nairobi mumaze nko kumenyeranaho buke ku buryo nyine mwaganira akubwiye gutyo ntumvise complexe z'uko kubera ko nanjye ndi umuntu uri sociable cyane ntago ndi umuntu wa muntu utusone tw'amafuti hoya nanjye mitamganisha bya Nairobi ntubizi kuretusha hano 500 kandi dread zirahenze igihe baza icyo gihe sinzikuramo ngo nshire z'ijana ndi gusiga azagwira ryari ahita ambwira ngo wazaje se nkajya kukuretusha mu mujyi tambwa mu mujyi noneho hano natinye kuretushiriza hano ha 500 ndajya mu mujyi ha 3 arambwira ati nzakuretusha ku buntu nanagushiriremo ibara ry'umukara zise neza ariko dize mama yaje yese ndambwa urishwa ngere ndi umusazi ukuntu nago namutinye nyine ngo ngire amasoni ahubwo niwe muntu agira isoni we n'umuntu utuje cyane ubuye turishuwa ntiyitanga atuje cyane arambwiye ngo ngo nukuri ngo nabigukorera ni umuntu ucecetse cyane ndambwa ntumbeshye niba ari uko niba ubyemeye mu gitondo kare ndakubwiye guhamagara turashorerana uriye kuri stage tuzamukana urumva ni ngiye sharp cyane kuri we arambwira ati rwose ko nabyemeye nta kibazo niko byagenze mu gitondo kare ninjye wamuhamagaye wageze kuri stage ko ngiye nahageze arambwira ngo nanjye ndi hano ndaje umunota umwe yarangezeho tuhita tujyana mu mujyi ahakorera ubwo watekerezaga iki nta kindi na kimwe natekerezaga cyumvaga ko ashaka kuguta mu mutego ko yanantereta sinabitekerezaga ndagenda mu mujyi ndicara twageze ahita abona abakiriya benshi ngemba nicaye kuri mutegereze ya za ntebe akorera abana twageze nko mu gitondo nka 3 arakora kuva kugeza 7 nticaye ntegereje ndagezeho ntangira kumva imijinya ubanikiye ubundi akagatibe kaje kumbeshya kanyi ubu ibintu by'ubuntu ubundi biravuna iteka mu mutima gutegereza abakiriya ahangaha nzarirangira no mfite umunja sonza ndatitira ariko nawe ahita bibona ko ntangiye kurambirwa natangiye kuryama ku ntebe amaguru no gusinzira n'ukuri ahita ankorera atampamagara ngo ngwino ngukorere arande tusha anshiriramo ibara ry'umukara ryiza nsa neza pe ahita ambwira ngo babe bagukorera n'inzara zibe zisa neza utahe byose wabirangiye abarakwibagije ko yagutindiye mpita nishima noneho inzara barazinkorera umutwe mbasa neza ndarangiza ambwira ngo reka nguherekeze kuko nayo ntaramenyera ina cyane mu mujyi ho haranangoye kuhamenyera nkwereka aho utegera imodoka turi kuri stairs tumanuka ahita ambwira ngo ariko ntushonje ngo waretse nkakugurira ngo hano ngo haba chips ngo ni nkoko ngo waretse nkakugura akantu ngo ukagenda uri kurya kandi inzarira kwisha nari mfuye ndi gutitiye yo shonje ndatitira ngewe n'amaso nkastangiye nko guhumaho ku kandi umva yari yanagutindiye amasaha menshi umutegereje umutima urambwiye atuye umuhungu ari kumpima mu bwonko niko umutima wambwiye umuntu nkora izi service zose ku buntu agirekeho no kumpa ibyo kurya aravuga ati uyu mukobwa none n'akasa mutwe
nose ntutekere ntiwimagina ko hari ikindi kiri inyuma y'ibyo. ni ukuri kw'Imana nta kubeshya aho ngaho nari ntaratekereza ko wenda akeneye kuntereta. ariko nyine nagiye mu modoka amaze kumbwira ku kantu k'ibiryo aba ariho nshyiraho question mark. izi serivisi zose z'ubusa ntacyo ashaka umwana wa Kagame nuko ariko nshyiraho nyine akabazo ntashye yarambwira wageze mu rugo ntangiye kubona nyine agashaje ntabwo yangure naranze waranze naranze nihagarara ariko numva ko uri buze kwishura ibyo biryo byanze bikunze. ariko ikintu cyabayeho twamaze gutandukana kuko yahise ansezera yari afite abakiriya benshi arambwira ati dore ni hariya niho utegera imodoka ni sawa yahindukiye ubwo wamuhakaniye ute kandi ushonje nyine nibyo ngiye kukubwira njye naravuze ati serivisi zose yampaye ndeba ayo mafaranga ndavuga ningere kubona ibiryo ndamukuye pe kandi ari umwana w'abandi uri aho ngaho reka afite ukuntu ndi bwiyeranje atabizi Imana ifashe gusa agarukira kandi uko byagenze aho twagarukiye ansezera ngo imodoka ni ziriya arahindukira nanjye ndatambika nafashe capati ntibaje gutegura tuja kurya nabanje fata ibicapati ndabirya mu wari ufite amafaranga se? nari mfite udufaranga capati se zirahenza ni 20 cyiza cya Kenya. ndashunagura capati ndanywa n'ibiji numva ameze neza to ndajya muri matatu nageze mu rugo meze neza ariko uyu musore arakose cyane pe naramushimiye cyane yarankoreye pe ubwo mushimiye nka gute mutandukanye nk'umuntu wagukoreye ibyo inzara ziri sawa ariko nawe uri gikinye none sinari kumushimira gute muri uwo muhanda nambwiye ngo urakoze kagahage mukuntu nyine oya aho yari kugira ngo nabaye ikindi nambwiye ngo urakoze cyane nukuri ndishimye umpaye serivisi nziza unkoreye neza za free basi iwe yagusezeye gute umuntu urumva natuje n'ubu wenda uzadusura umurebe next time tuzamubazanira tuzaba turi kumwe ikiganiro gikurikira ni icyaha yakwemerera tuzamutereta kubera ko hari ni ukuvuga ngo Papa Ganza uri kutwumva ntuzange rwose ukuntu we yari ameze ni umuntu utuje ntabwo ibyo bintu ntiwanabimukekera ariko reka nsimbuke iyi story duhite tuja yari afite gahunda yo kugutereta w'icyo gihe we yari muri azi ibyo ari gukora ibyo ari byo arangije nawe nigufwa ni gute yagusezeye atari yigeze abigaragaza ntabwo yanabinyeretse gusa yanyeretse ko afite stress z'abakiriya benshi mubabarire kuba ntakugejeje ku modoka bwa bugambo nyine uri kunyumva nuko dutandukana gutyo bayi ndataha asigara mu kazi mu mugoroba nyine vuye mu kazi yaranyandikira bisanzwe we watashe nanjye ndamwandikira nishimye ye uri umuntu mwiza wakoze bene ibyo kisawa agira yananteretesheje amagambo make uretse ko yasanze nanjye ndi ingenge nyine shaka yasanze wari waraguyemo nuko ariko byagenze nkubwiye ko twakundanye nta n'umwe ubwiye undi ngo ko nifuza ko dukundana ntabwo yabimbwiye nanjye ntabyo namubwiye twashidutse dukundana nisanze byaguyemo gusa waramutse gute naramutse neza wariye nariye bikayendereye ejo kumva ashizemo wariye sheri niko byagiye bigenda umunsi wa mbere akwandikira nti wariye sheri wamusubije gute ntajijinganya ni sheri ni sheri nahazi wabanje ko kumira gute hari reaction urabona ko kandi yo mu bantu badakundana iyo kajemo ubanza kwibaza impamvu kaje none wewe ndi wabanje kuvuga ati impamvu ngiye ntakibajijeho cyane twari tumaze iminsi twandikirana meze neza uyu munsi abakiriya baje nyine iminsi myinshi turi muri ayo ahubwo ngiye nkategereza uyu muginga yambwiye ari bubiki cyangwa njye mbimwibwirire nimba byamunaniye ariko nkagira isoni ngaza kuvuga ngo ni njye wamubanjije uwo munsi ravuga ngo sheri ngo waramutse neza waraseye bavugaga nase shyira izindi zose urumva nuko ariko byagenze twisanga dukundana nuvuga ngo urumva yatangiye we ari we ukwandikira ugeraho nawe utangira kumubaza uko yiriwe nuko yabyutse ubona ntari kubivuga urarambirwa cyane ngo mwamaze nk'igihe kingana gute mumeze uko muri tutarakundana twamaze nk'amezi 2 cyangwa ukwezi n'igice
nyuma ya retushe n'ibiki byamaze nk'ukwezi cyangwa ukwezi n'igice wenda butakwira mutandikiranye nijoro ataryama atanditse ashobora kutampamagara ariko akandika nyuma y'icyo gihe ariko wari umaze kubibona ko ari gutereta cyane nari igipfuse nari narabibonye ubona ko harimo akantu gusa nkabona ni umuhungu utuje ushobora kuba byaramugoye kubitobora ariko nanjye nihagararaho ndavuga ngo simbigutoborera simbivuga nutabivuga tuzahere muri ayo sorry nutabivuga tuzahere muri ayo none nk'umukobwa w'umunyamurenge icyo gihe utangiye guteretwa n'umunyarwanda turakomeza sitori ntimugire ikibazo abantu muri aho ndabizi mwaryoheye n'iyi nkuru ariko reka mbabarize nanone nta kibazo nk'umukobwa w'umunyamurenge akantu ko guteretwa n'abanyarwanda si cyane sibyo gushakwa mu banyarwanda ntibiri ubu nyine bimaze kuba nomo ariko mbere hari uburyo bitabaga biri izi kugira ngo bite bikorwa ntiwageraga ukumva usa n'usubiye nk'inyuma uzi impamvu ngewe ni uko ntago nakuranye n'abanyarwanda cyane na sosiyete nyinshi nabayemo nabo cyane igihe cyanjye imyaka yanjye myinshi mfite nibo bantu twabanye nabo noneho ikindi cyampaga imbaraga ababyeyi banjye barabyumvaga cyane na mbere yuko nshaka hari ukuntu tujya tuganira na papa wanjye tukishikirana cyane nkambwa se pa ntabona nk'umugabo w'umunyarwanda hari ikibazo mwabigiraho arambwira ati umugabo ni umugabo umuntu mupfa kuba mwakundanye ari umugabo muzima uzi neza nta kindi ibyo bibazaga mutangiye guteretana cyangwa imbere kuva kera no muri segonderi twarabiganiragaho mu rugo tubidisikasingaho sindamutse nshatse n'ubundi bwoko butari ubunyamurenge hari ikibazo mwabigiraho ari mama ari papa ikibazo cyanje kirumvikana ko ntago rero zoroshe kubikora ahubwo ikibazo nagize ni ahantu nasengeraga baranserereje muri fiyansa yanjye umunsi bamenye ko mfite ubukwe ntaranasohora save the date nyine umva amakuru yaratangiye kumenyekana ari fununu twagiraga perezida wa korali w'umwana mwiza cyane nawe uri open nkanjye yagiye hanze yitwa Sebanyana sinzire umuzi mushuti wanjye rwose cyane maze arambwira ngo wariye ngo nasoni akaserereza akaze kambwira ngo yehoye rwose ngo umukobwa mwiza nkayo ngo buze umunyamurenge ntabwo huye n'ukuri sinabuze umunyamurenge ariko nakunze umunyarwanda kandi ari sawa abanyamurenge bameze nkawe ni wababara nyine mubwira nambwira ati reka pfa kuba gusa yitwa umunyarwanda rekana n'ibyo nyine turajokinga gutyo ageze harabyumva gusa yari mushuti wanjye cyane birangira gutyo ariko nawe urumva nuko twikomereza inkuru yanyu mugezaho atangiye kubitiramo twashera ishusho mugasubizanya finally bigenda gute kugira ngo atobore ntabwo yigeze atobora kugeza n'ubu ntarabivuga hari umukobwa ujya ubitubwira ngo umugabo we ntaramusubiza ariko nanjye nyine nyuma yambwiye ko nkunda ariko ntabwo yize ambwira ngo rero ngo urabona ngo twakundana ngo tugashakana ngo ukambera umugore ngo ntabwo izo story yigeze azizana gusa arambwiraga warabyutse neza sheri ni danje ni igikenya abantu batuje buriya n'amasatani noneho akambwira ngo wabyutse neza nanjye nabyutse neza sheri wiriwe neza ndagukunda akagata gakubitamo yavuga ndagukunda rero ugeretse kuri za sheri zimaze imyaka ntabwo tumwabona nanjye ndagukunda aho ninde uzabwira undi ngo ninde wabwiye undi ngo ndagukunda byarikoze pe mugera ku ntambwe rero gute yo gutegura ku bana nk'umugabo n'umugore urumva twari tumaze hafi umwaka turi muri ayo none hasigaye ava ku kazi umwaka twakundanye umwaka asigaye ava ku kazi akambwira ati se wasohotse nkagusuhuzaho hafi no mu rugo nagize ikigeregezo cy'umupasiteri w'umunyakenya twabanaga mu ipilote n'umupasiteri w'umunyakenya umva buri uko yasohokaga nyine buri uko yazaga kunda yavuye ku kazi akenshi yancagaho mu rugo nkasohoka muri pilote nkahagarara hanze turi kumwe pasiteri akanca buri gihe kandi twabanaga muri pilote kandi yarazi ko papa wanjye ari umupasiteri buri uko rero nsubiye mu nzu ntashye umwana wa pasiteri nasubiraga mu nzu ntashye
pasiteri w'umunyakenya agatambwira ngo hakia Irene nguyo ngo hapana ngo ni tabia pasta ngo mtoto wa pasiteri ngo afai ngo kukua na hizo tabia umva yabigize intambara hange se pasiteri none se ubona amaherezo yanjye araye sinde mukobwa mukuru sinemeye kuvugana n'umuntu hari ikibero wansangana nawe ikindi yaba fiance wanjye tuzafiansanya tutahura ngo yangwa ngo lakini ngo hapana kila siku nguyu kijana nguyu umva nyine ngo ntaga mwizeye ngo nagabona ngo urwo rukundo rwa buri joro ariko nyine biza kurangira yishimye ni nayo wasengeye impeta zacu tugiye kwambikana yarishimye cyane uvuga ngo yari inshuti yacu tuba murakariraga ico gihe cyose yatangiye kwinjirira semi cyane namwe nyine nataga nivofata ngo nk'uyu yarambaza iki ariko nyine nyuma kuko nta sinanamurenganya nabwo ati kwinjirira mu buzima wabonye se ko tutajya kwihisha ahantu mu bihuru cyangwa ahandi hantu tukaza hano aho ubona ariko nyine simbi mubwire cyane ko ntacyo yaragutwaye nuko niko byagenze nyuma za gutobora arambwira ati rero se buriya tubanye hari icyo byaba bitwaye ikibazo nawe nti turakabana nabyo binini nzagusubiza ejo ntabwo byigize bimba ntibyashoboka rwose ati tugende nona ariko iwe ntabwo yari afite target yo gukora ubukwe akavuga ati ngwino urabona mfite mubomboke tubomboke bibaze ariko we nabombotse narabyangaga mu buzima bwanjye nari nasenze Imana uzampe gukora ubukwe mbone mama yicaye hari akenyeye na muzehe yambaye ingofero nanje nambara ikifuzo cyane nagiraga umukobwa umwe nta wundi mukobwa bazigera bashingira ni ngewe gusa wa mugani nari nkibagiwe ariko nabandi bahise babyumva ko ubukwe bwari necessary mama yazicwa n'agahinda Imana nawe aranga ati nta bukwe nta mubyeyi mfite hano nta muntu ngiye kwereka ibirori nta ibyo bintu byo kudepansa ibintu niba utabomboka ubwo nyine tubireke navuga ngo tubireke ndamubwira ngo turabiretse ntunabisengere mbese uri seriyeze ko mudashobora kubana nari nararahiye ndavuga sinzigera ni benshi bamporopoje kubomboka sinabomboka tukarekana pe kubera ko principe yanjye yari gukora ubukwe urumva byari byo wewe cyane mbese ukarekana n'umuhungu kubera ko icyo gusa kubera ubukwe cyane n'ukuri narabikundaga cyane nkumva nyine ni ikindi cyubahiro urumva utari warabugize ikigirwamana oya ntabwo ari ikigirwamana wese ubukwe ni bubi ubukwe ni bwiza ariko n'urugo ni rwiza kuruta ubukwe wese urugo ubukwe sinabubonye nkabona n'urugo hari abantu nsigaye numva bavuga ubu nyine ngo kubomboka si icyaha urabyemera tuhita dukomeza kubomboka ntabwo ari icyaha kuko ntaho Bibiliya ibibuza ni icyaha mu itorero kuko aba aciye inyuma y'amategeko kuko niyo bashaka kumutenga baravuga ngo tuguhagaritse ku mirimo yose y'itorero ntese hari umukirisitu uba hanze y'itorero nyine ariko nkubwiye niyo mpamvu bamuhagarika mu itorero ariko ntibamuhagaritse ku Mana yose nk'amasengesho gihagaze mu isi no mu ijuru kiba gihagaritswe ibyo ni ibindi ariko ngenzi ko atari icyaha ntaho ijambo wemera ko noneho wowe ushatse kuvuga ko baguhagaritse mu rusengero uba ukiri mu murongo mwiza oya ntabwo uba uri mu murongo mwiza kuko uba uri mu murongo mwiza w'umukirisitu ariko sinoreka gusenga ngo amasengesho ngo areke kugera mu ijuru ngo kubera ko bampagaritse nusenga kandi nkasubizwa kandi mpagaritswe gusubizwa ntabwo ntekereza ko ariko twumvikane hano ntabwo gusubizwa ari uko wasenze cyane kuko Imana ngo ivubira imvura nose n'amasengesho yabiteye niko nakubwiye ngo Imana ntiyareka kunyumva kubera ko bantenze numva ari uko gabantenga n'Imana ikavuga ngo uko bamutenze mbaye ndekanye nawe ico twumvikana hano nuko ubukirisitu no kugira gute sico kizana ibisubizo
ahubwo imana isubiza n'abatasenze yego sibyo ibagenera ibyiza cyane ntirobanura. anyway reka si pasiteri reka tureke kubijamo impaka cyane twikomereze muri story yacu y'urukundo rwabo cyangwa se y'urugo. None muza gushinga urugo ubibwiye famiye ko ari umunyarwanda babyakiriye gute? Babisabye mu kirere. Haravuze ati nta kibazo turagushigikira hasi hejuru. Ubukwe we yaje kubwakira gute kugira ngo mukore ubukwe rero? Ngiye abimwumvishije ndamutinyura, we yari afite ubwoba bw'ukuntu tugiye guspendinga amafaranga menshi nta muryango wiwe hano. Wenda mbaze nuko ntawe afite cyangwa nuko uri yari ufite wari uri kure. None wakibaza ukuntu bazaza amadepanse mbese nibyo we yireberaga. Ndamutinyura ndamwumvisha n'ibintu bisanzwe, birashoboka ko twabukora banahari, birashoboka ko bitanadutwara depanse nyinshi, mbese mubera umugore w'umutima nyine. Niko byagenza arabyumva. Ubukwe bwari bumeze gute? Bwari bwiza, bwari nk'ubwo abandi bose bakora, nta birenze byari birimo bihambaye, ariko kandi bwari ubukwe twahawe umugisha na pasiteri. Urakoze. Twakoze byose. Tugana ku musozo ugeze mu rugo uhuye na wa mugabo watubwiye rero ugiye gutibuka ahantu yavuze ngo umugabo ni mwiza. Ijoro rya mbere ry'ubukwe. Ijoro rya mbere. Nicyo dukunda kubibaza. Wenda sindi kubaza ariko urivuge nta kibazo. Narivuze turatibutse mu rugo. Iba nkuru dutiburamwo tugana ku musozo kugira ngo amasaha yacu ndabona asa nari kwegera tutibure mu rugo rero. Urugo nyine ni rwiza, kandi nyine washatse ko ruba rwiza no si no kubishaka, iyo nyine Imana yabishatse rukubera rwiza. Hari n'igihe Satani abyivangamo rukazamo akaduruvaye buke, ariko muri rusange urugo nyine sanze ari rwiza, sanga umugabo ari mwiza, katagira mugire, si ibintu nyabi niko umugabo umwe yavuze. Ngo umugore witwaga Nyabintu, none ngo uri uwo mugabo ngo akunda utujanga twumutse, ngo umunsi umwe twumutse araduhwanya pe, ngo adutereke ku meza umugabo ngo atorere umwanya ngo Nyabi ngo si ibintu none Nyabi. Nanjye nasanze atari ibintu Nyabintu pe, ni ibitangaza. Byari bitangaza, byari byiza. Ikindi nyine bya bindi nakubwiye byose ndabibona, mbona umuntu unyitaho mu buryo ntari nsanzwe nzi, mbona umuntu ushobora kumpangayikira, mbona umuntu ushobora gutura agahinda kanjye kose noneho nta kintu kimwe nsigaje inyuma, kuko niwe muntu njya mbwira byose, icyo ntabwira papa ntabwira mama niwe mbibwira. Rero uwo muntu ambera special kugeza n'uyu munsi. None waje gusanga gute abanyarwanda ari sawa cyane? None se ko ari bonzi tamuno murenge gatwabanje kubana ngo mba compare ukompe yarinze n'amakuru amakuru azashukana usanga bimeze gute? Nta uraza ngo ambwire ngo umunyamurenge hari amakuru ngo yimvaho. Oya apana amakuru y'abamotari. N'abanyamurenge ni beza. Ubu hari umuntu waza kicarana akakubwira umugabo we wenda w'umunyamurenge, ukumva nta muntu usa n'uwo mugabo. Uzahamagare nka Queen uriya dukorana afite umunyamurenge, adefinisi uwo munyamurenge uzumva nta muntu usa nawe. Nanjye rero umunyarwanda wanjye none kuki uzongeraho ngo abanyarwanda ukongeraho kuko ubunyarwanda ukagakaza kubera kuriga nibonzi nibo mba ushiremo kacombari mukundu noneho mbisubiremo abanyarwanda ni beza. My goodness my waje kuko nibo ndimo nibonzi bakandi bakaba barambereye beza. Why not ntabavuga neza? Bambereye beza, baraguhiriye, barampiriye, si nk'abandi babavuga nabi. Ariko nyine nta wenda uvuga ngo uvuguruje amakuru y'abavuga abanyarwanda nabi yuko ingo zabo kubashakwamwo bitameze neza. Ingo zose ngiye nabonye ibyo byo ntago washingira ngo ku bwoko bunubu. Ushobora kugira umunyamurenge akakubera mubi, ushobora kugira umunyarwanda akakubera mubi, ushobora kugira umuzungu akakubera mubi. Kimwe nuko ushobora gushaka umunyarwanda akakubera mwiza kuruta ibindi bintu, cyangwa se umunyamurenge kandi uri ubuhamya, kandi ngende ubuhamya bwa mbere. So rero wowe wagize umunyamurenge akakubera mwiza,
Imana ibishimirwe. Nanjye wagize umunyarwanda akambera mwiza nayo ihabwa icubahiro. Usubiye mu bukobwa ubu nyine bikaba ngombwa ko usubira gukunda, uwo subira ukamukunda? No mu propose apana gumukunda no gutereriza wowe bimwibwirira none ngo will you marry me nukuri namukunda nakongera nkamuhitamo nkongera nkamuhitamo. Niki wamugayeho, niki kintu kuri we udakunda? Ikintu ntakunda kuri we sinjya ngitindaho, ntago akunda ibintu bya social media, ntago akunda gucangamuka ngo abe nkanjye nyine dutwike, ntago abikunda. Ani umuntu tuje uri pose abambwira ati sheri wisara hari wavuze cyane manura nibyo aba yibereyemo kandi ngiye mashaka kujya muri cyose munsabire hano next time iyo story tuzayihuza. Sherisha next time uzaze kuri Afrimedia nyine uvuga ukuntu wankunze tubwire amakuru. Papa Ganza rwose next time iyi story tugomba kuzayiryosha turi kumwe. Nuko none ngaho bwira abanyamurenge bakicanga guteretwa n'abanyarwanda. Sinzi buri wese n'imyumvire ye. Gira message ntoyo bagenera cyangwa se abahungu b'abanyamurenge badatereta abanyarwanda. So buri wese ngiye kintu nabivugaho, buri wese n'imyumvire yiwe. Hari abantu bumva ko ari uguca nk'amabere, hari abantu bumva ko abantu bashaka wenda mu bundi bwoko ari uburara, kuko niko abenshi banabyita, cyangwa se yari yabuze umunyamurenge, cyangwa se yari yagize gutya niyo mpamvu yagiye aha. Ariko ni imyumvire ipfuye pe. Kuba twashatswe mu bundi bwoko butari ubwacu suko twari twarajinze, suko twabuze abanyamurenge barahari benshi banadukurikiye baduterese ntibyakunda. Ariko buriya amahitamo y'umuntu ntekereza ko ariyo byo byishimo byiwe. Ahantu hose uzabonera ibyishimo ushobora gushaka uko umubyeyi wawe ashaka ukazabyicuza imyaka yawe yose. Ushobora gushaka uko musaza wanjye yanyoriyanse, si musaza wanjye gatugiye kubana, si we tuzohorana, wa wundi ushakiye niwe tuzobana. Kandi nimugongana ku kantu gato uzavuga ngo uyu muntu sinjye wamwihitiyemo, ni mama wamufunze. Ariko iyo wihitiyemo wowe ubwawe n'amahitamo yawe, ikibaye cyose umenya ukuntu ugikavaringa. Umuntu wese ajya akoresha amahitamo yiwe. None twigarukira ahantu gatoya tugana ku musozo, muri hangana cyane twagaranye ku musozo cyane. Umunsi umubwira ko uriya mukobwa yari yakubwiye ko uriya wo muri Australia yari yaguteye story y'ukuntu ibintu bihagaze, yabyakiriye gute? Wabimubwiye mu buhe buryo? Narabimubwiye nyine uko byagenze niko nabimubwiye. Namubwiye ati ngiye twaramaze gukundana nisheri uzi ibintu byabaye, buryo wa mukobwa ntago yabuze. N'ubu tuzatuvugana, uzibaze ko no mu bukwe bwacu yadutwerereye amafaranga meza. Agacyari numva uwo muhungu nene yamukunze, gusa icyo gihe twakoze ubukwe Save the Date nayo yarasohotse. Mwana mutanze gukora ubukwe? Twamutanze gukora ubukwe. Uyu muhungu yari afite gahunda yo gushaka. Noneho urumva araseka gusa aravuga ati sha kumbe nuko byagiye. Nta blague nyinshi agira, ntago ari umuntu ucangamutse cyane. Nyine aravuga ngo Yesu we ngo Mana uko nagize ngo yarabuze. Ntago ari umuntu twagira. Uyu mushuti se wo muri Australia we ntiyavuze ngo buryo yarankinisha gashaho? Yarabimbwiye amaze kubona Save the Date yacu. Burya mwari mufitanye gahunda? Yari yamuyobewe. Wangiraga inama yo kugira ngo ntware umugabo? Yarambwiye ati se uyu si wa muhungu wigeze kundangira? Ndambwira niwe. Arambwira ati ndambwira burya umbwira ngo wamubrotse. Niwo munsi yatangiye kuntereta ngo warishimye. Arambwira ati nzabatwerera nuko ntari hafi nari gutaha n'ubwo bukwe. Niko byagenze. Ndumva nta kibazo byaragenze neza. Uyu rero twarimo tuganira n'umukazana w'abanyarwanda. Cyane. Umukazana w'abanyarwanda mbisubiremo neza kandi unezerewe urugo. Tuhawe bibona wowe. Nuratamfashe neza. Biragaragara. Ni ibintu biri sawa. Ubwo dusenye iyo myumvire noneho uyu munsi. Cyane y'abantu banga gushaka kubera ko ari ubundi bwoko. Mbese ubu sigabona abanyamurenge hano muri Kenya bashakana n'abanyakenya barahari benshi kandi bimeze neza, kandi bakabyara bagasanga bariho. Nyine sinzi ukuntu nabyita,
noneho nkanjye nakuze ntazi n'abanyamurenge uko nabyita sosiyete nabayemo nta banyamurenge nigeze mbana nabo nyine gusa nzi ko turi abanyamurenge nkamenya n'ubwoko bwacu niyo twabaga ariko nta kindi kiri inyuma n'imico yanjye yari iya kinyarwanda niko nabivuga byaroroshe kwinjirana korosoro wabyukaga. none umugabo wawe nubwo urumva we yari asanzwe akunda abanyamurenge tuzamubaza ariko azabitubwira yasanze uko yabatekerezaga amaze kugushaka ariko bimeze yasanze ahubwo byari kubyuza uko na bene wabo bajya mbwira sha wanshakiye nanjye umeze nk'uwo mugore yasanze turi beza kuruta uko yakekaga nyine we gusa ikintu yishize mu mutwe yaravugaga ngo abanyamurenge ntibasenye ngo ako kantu niko kanabakundira kurusha ibindi ngo nta munyamurenge uzi usenya umugabo yari ashaka kubaka urugo nukuri ati rero ngomba gushaka umunyamurenge utazasenya none nanje kwifurije kutazasenya urwo rugo turusabiye imigisha abakunzi ba Afrimedia turabashimiye cyane mwe mubashije kugera kuri uyu munota mukidukurikiye nukuri murabatera nkunga bakomeye nubwo wenda mutagize amafaranga mwohereje muri M-Pesa ariko nayo irahari nta kibazo irafunguye mukanda akanyenyeri ntacyo bitwaye tunywe za kofi kandi turabashimiye cyane hanyuma reka Aline asoza ugenera ubutumwa abantu batukurikiye hano cyakabiri ubasabe kuja hariya hirya babashigikira babwire aho bashobora kukubona ushatse ubonye iki kibaju ushatse kumurangira umunyarwanda uri hano ushaka kumurangira umunyamurenge umurundi uri hano n'abashaka aba diaspora mwumvise ko afite connect numukaza n'abanyarwanda rero twaganiraga kuri Mike muri kumwe na Director Gabi kibisanzwe kuri Afrimedia reka dusoreze ubundi adufungira ikiganiro cacu. Murakoze cyane nishimiye ko tuganiriye neza ikindi nabasaba buri wese ajya kurikira amahitamo yiwe nibyo byubaka kuruta uko undi muntu yo guhitiramo uwo mugiye kubakana kuko urugo ni ikintu kirekire n'umuntu mugiye kuzabana ubuzima bwawe bwose so rero iyo uhitiwemo akenshi urabyicuza ariko iyo wihitiyemo akenshi bigenda neza so rero mukurikiza amahitamo yanyu niyo conseil naba ikindi ngiye nkorera kuri The Beauty TV show nkuko nabivuze hejuru umuvandimwe ndaraza kudupiningira hasi muyirebe rwose mukore subscribe nicyo kintu nabasaba cyane natwe tugere mu 70 na bingahe by'umuvandimwe hafi na 6 aho ngaho kwanza mukomeze twuzuze target ni 100 ubu nyine target ni 100 rimwe yanyu mukayifata natwe rero mudushigikire mudukandireho tugume tuzamuke nicyo nabasaba urakoze cyane turabashimiye mukomeze mudushigikire target murayumvise ndabizi muradukunda kandi mwebwe mudukurikiye mwese mwamaze kubikora utarabikora rero yaratanzwe yarakereje irubure uze muri umuryango wa Afrimedia ubundi dukomeze tubane dukomeze tuje imbere murakoze cyane Imana ibarinde mwari kumwe na Director Gabi kuri Mike asante nawe turagushimiye sinzi ukuntu nari mbyibagiwe kandi nari mbisize rwose wakoze kuza ubutaha Papa Ganza byumve rwose inkuru yacu y'ubutaha itarimo Papa Ganza reka turebe ko bazayikunda muri commentaire niba bisaba tuzaza ariko mwabisabye muri benshi kugira ngo urakoze cyane ndabashimiye.